Ndabashuhuje mwe mwese mudahwema kuntega amatwi. Inkuru yacu tuyitangiriye ku muhungu wakunze umukobwa wa meya akora akazi k'ubukarani. Byatangiye umuhungu aza gukora ubukarani hafi yo kwa meya, nuko abona umukobwa adatekereje ko ari umukobwa wa meya, yumvishe amukunze ariko ntacyo yabikoraho kubera ko yari amubonye bwa mbere. Bantu mukunda, ndabashishikariza gutega amatwi y'inkuru mukayumva neza mukayisobanukirwa. Urukundo ntaho rutajya. Ibyo byateye umusore guhora hafi y'aho ngaho. Umusore atangira kwambara neza, iby'ubukarani arabigabanya. Biratinda umusore agahora atemberera muri ako gace ko kwa meya. Umunsi umwe umukobwa yari asohotse atembera, nuko uwo musore baba barahuye, ariko kubera umukobwa atari amuzi yikomereza urugendo uko bisanzwe ajya aho yari agiye. Umuhungu n'ubwoba bwinshi aramuhagarika, ariko umukobwa ntiyamwitaho, arakomeza. Nk'abantu mwe, urukundo si ikintu. Umusore yiriwe yicaye muri iyo nzira burinda bwira agihari. Umukobwa nawe atarataha, bwari bwamwiriyeho. Nuko atashye abona uwo musore aracyari aho. Umukobwa biramuyobera. Ibaze nawe kuba wagiye mu gitondo ukagaruka ku mugoroba ugasanga umuntu wasize ahantu aracyahari. Nawe ubwawe watekereza uti uyu muntu koko ashaka iki? Uyu muntu ari gukora iki hano? Kuko urumva kuva mu gitondo kugera ku mugoroba ni igihe kirekire cyane. Ntabwo wabura kubitekereza rero. Umukobwa ubwo byaramuyobeye atashye. Nuko abaza uwo musore ati, wa musore we, uracyakora iki hano iki gihe? Ko nagusize kuva mu gitondo wicaye hano kugeza isaha, ni icyo ushaka? Umukobwa agira ati, kandi urabizi ko papa wanjye ari meya, watuma amubwira akagufunga? Ati, kuba umuntu yiriwe yicaye hano, nshobora no kuba natekereza ko yaje kutwiba, ariko urabizi ko haba hari abarinzi nta n'aho wanyura. Rero nshobora kubwira papa akagufunga. Ntushaka umbwira icyo waje gukora hano? Ubwo umuhungu ariyumvira, aratekereza, biramuyobera. Noneho n'ubwoba bwinshi abwira umukobwa ati, wa mukobwa, uri umukobwa wa meya, njye ni umukarani. Rero kuba natekereje kuja kwicara hano, hari impamvu nabitekereje, ariko ngiye kukubwira ikintu gusa kitagutungura. Umusore rero n'ubwoba bwinshi yari amaze kubwira umukobwa ko hari icyo agiye kumubwira. Noneho umuhungu araterura ati, ndagukunda. Umukobwa biramuyobera, agwa mu kantu. Urumva ko byari bimutunguye cyane. Rero ibyakurikiyeho tuzabikomereza muri episode y'ubutaha. Komeza kubana nanjye, Jean Dora P ubagezaho izi nkuru. Iyi ni episode ya mbere, tuzakomeza na episode ya kabiri.